Yesu ashimwe inshuti bavandimwe ndabasuhuje amahoro y'Imana n'abane namwe nyagasani n'abiteho kandi abagirire neza abantu bo kuri Apostle Rosine Official abo dusanga ngo abashyashya mwese ndabasuhuje nje kubakorera ikiganiro cy'utu dusimba turindwi iyo twishe uba wikozeho mbese utu dusimba ni bibi kutwica ntuzatwice muvandimwe abantu twamenyereye gufata udusimba tubonye tukatwica utu dusimba iyo twishe uba urimo ufunga imiyoboro izanyura mu mugisha wawe nuko tumeze nyine nuko dukoze nuko Imana yaturemye. Imana ishimwe. Nitwa Apotre Rosine nyine ndiho ku bwayo mushumba wa Hoka Ministry ntuye i Kigali hano hitwa i Masaka. Umuntu utarakora subscribe ntiyibagirwe atajya acikanwa n'ibiganiro binyura hano bijyanye no kubohoka no kumenya amakuru yo mu isi y'umwuka. Imana ishimwe. Utu dusimba rero mutuwe mutubona mu buzima bwanyu bwa buri munsi, ariko iyo kaje mu rugo ntabwo gahora kaza buri gihe. Ushobora kuba mu rugo rwawe haza agasimba kamwe muri utu, kandi niyo kaje ntabwo kahahora, kagira igihe kazira, igihe kikongera kikagira kakagenda. Iyo turi ahangaha muri bohoka rero hari abantu mutajya mugira ibintu mwitaho. Uko utagira ibintu bitaho niko uzasanga imyuka mibiri mu nzu yawe, intumwa z'Imana zije mu nzu yawe ntubimenye zishushanyije mu tuntu runaka. Uyu munsi se ko uyibonye ipusi uhita ukubitira kure, wabona inzoka ugahita ukubitira kure, wabona igikeri ugakubitira kure, kubera iki ibyo bikubita ukumva ubwoba burakwishe. Nuko mu by'ukuri mu bisimba biza ahantu dutuye harimo ibiba bimeze ukundi kuntu, ariko utu two ntuzatwice, ntuzanatuvuduke, uzatwihorere twigendere duturuke iyo twavuye, kuko hari amakuru tuba tukuzaniye wowe nuko ugize gute ururimi tuvuga utarwumva. Imana ishimwe. Nubona injerere mu nzu yawe, injerere ntabwo muyizi, ibu hari abahita havuga ati puti vana urwo rusaku rwawe aho ngaho. Injerere buriya ni intumwa ibije kukubwira ngo iki, ko hari abashyitsi b'umugisha bagiye kuza iwawe. Ako ni agasimba ka mbere. Ntabwo mujya mukunda kumva mukumva injangwe ziri kurira cyangwa imbwa ziri kurira cyangwa ibihunyira, mukavuga muti turapfuye no kuri uyu musozi ubanza ati ibi bisimba birakungura. Kuki biriya bisimba byo mumenya ko bikungura? Kuki mutazi ko n'ibindi bisimba bizana ubutumwa bwiza? Uruyuki icya kabiri n'uburu uruyuki. Uruyuki ruje kukubwira yuko hari ikirere cy'amafaranga kigiye gufunguka. Uruyuki narwo narwigishijeho. N'uburu uruyuki rumwe ruzi wawe rukaza ahantu uri rugataratamba rukigendera. Ryo kukubwira ngo hari amafaranga agiye kuza mu buzima bwawe kandi agutunguye. Icya gatatu Marie Jose. Bivuze ngo ibisimba n'ugibona uzajya ureka byigendere. Injerere ijye uyihora igendere, uyuki rureka rwigendere. Marie Jose zo zikunda kubana hano dutuye, ariko buri hari Marie Jose zihishamwe imyuka mibi, harimo na Marie Jose z'intumwa. Ziri kukumenyesha amakuru runaka. Nubona Marie Jose imbere yawe ukabona iri kujya ibyinisha umurizo, ukabona iri kujya iri imbere yawe ibyinisha umurizo, ikajya iwuzinga, iri kukubwira ngo nushaka usenge, hari inkuru mbi ugiye kumva. Swati umuntu aguhamagaye kuri telefone cyangwa se umuntu akaza akayikubwira, hari inkuru mbi byanze bikunze uba ugiye kumva. Marie Jose nizi imbere yawe ku rukuta ukabona iri kujya ibyinisha umurizo ikawuzinga, uzamenye ko hari inkuru mbi ugiye kumva. Niba usenge hakiri kare iyo nkuru mbi ntubukiyumvisha. Agasimba ka kane ni igitagangurirwa. Hari ibitagangurirwa binini bimeze nk'ibifite ubumara, ariko n'utundi dutoya, utwo dutundi two ndi kuvuga. Hari ushaka kubona ukabona agatagangurirwa karaje, kandi mu by'ukuri mu rugo nta n'umwanda mugira. Buri bitagangurirwa kenshi byubaka ahantu mu mazu atabamwe abantu, ariko ukabona mu rugo mugira isuku ukajya kubona ukabona agatagangurirwa kubatse ahantu, wareba iryo ukabona ahantu kubatse. Burya ni intumwa y'Imana iri kukubwira ko mu bintu ugiye gukora cyangwa mu bintu urimo gukora Imana igiye kubigora nk'umugisha, ugiye kubona inyungu. Yego, kuko igitagangurirwa cyubaka twa tuntu tw'utuzu. Imana iri kukubwira ko hari inyungu ugiye kubona, ibintu uri gukora bigiye kugenda neza, ugiye gutera imbere. Ikinyugunyugu nacyo, inyugunyugu nabyo bibamo amoko, ariko hari utunyugunyugu dutoya kandi twiza. Itwomba ndi kukubwira, iyo ubonye turi kujya tuza tuguruka kamwe tubiri tuza ahantu uri, cyangwa kamwe kakaza ahantu uri, kari kukubwira ko hari surprise
igiye kukubaho, cyangwa se inshuti yawe y'umumaro igiye kugutunguza ikintu cyiza. Imana ishimwe. Rero nubona utu tuntu tw'Imana, icya gatandatu ukabona urutambara, bari kukubwira ngo ihangane nubwo imigisha yatinze ariko iraje, cyane cyane imigisha ijyanye n'ubutunzi. Imana ishimwe. Shalom.